ijwi ry'umukanguzi. Nta muntu wabaho ubuzima wowe ugomba kubaho, ariko hariho umuntu wabaho kugira ngo nawe ubeho. Mu yandi magambo, hari abantu bariho ngo batubere umumaro muri Kristo Yesu. Ntabwo Imana izigera irema umugisha utagira urufatiro. Umugisha w'umuntu uri mu biganza by'undi muntu, byanze bikunze. Hanyuma ibyishimo by'umuntu biri mu byishimo by'undi muntu. Hari ikintu abwirije ku rukundo cyangwa ubumwe. Nibuka strategie zimwe, nkunda gukurikira amakuru ya politike cyane cyane igisirikare. Nibuka iyo bari kurwana kugira ngo bagire ahantu bafata, bagomba kubanza kumenya umwanzi n'intwaro akoresha iyo ariyo. Noneho akantu nungutse, ikintu gituma tutabana nuko tutamenya ngo muri mwene data icyo ndi kurwana nacyo ni iki. Ubundi yatubajije ngo mwebwe dupfiki, ntacyo pe. Ahubwo Satani aduhindura terrain, aduhindura arena, urubuga rw'intambara, nkuko mwene data Jean Paul yabivuze. Noneho rwa rubuga rw'intambara akarudukoresha rwanya abandi. Mu gisirikare icyo bakora rero ni iki? Ntago bimura agace barwaniyeho, ahubwo barwana bashaka kugafata bakakimuramo umwanzi. Amen. Ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bagize bate. Ngewe uzi hariya ahantu mwene data Juste yavugaga, narebaga ibirometero urume rurenga. Bundi kimwe spirituel magisobanura umusaruro, umwero. Bivuze ngo uturutse hariya utembe n'abari hano batigeze beza nawo bawubone. Namwe mutekereze, ikimese kiratemba ko mubizi, ariko ngo ni nk'ikime gitemba. Ni ibintu byari bigoranye mu kuntu, ariko kubera emergency case rugatemba kuko hari ahantu ruri kujya. Amen. Haleluya. Imana itembesha ubumwe bwayo, itembesha ubumwe bwayo kugera mu mitima yacu n'abitwaga abanzi bacu, tubafate nk'urubuga tugiye kubohoza, tubakuremo ikibi kibarimo. Imana ibahe umugisha. Asante. Reka dusabe mwene data tuyishime. Pfukama hano tugusengere. Ni igikorwa cy'ubuhanuzi kandi ndabizi ko ntacyo biri bubatware. Hindukira urebe aba bayobozi bawe ku ruhimbi. Bakozi b'Imana nibwegere hino. Nababwiye ngo hari abantu baberaho abandi. Ni umusore, nimwita umusore, ndamurusha imyaka mikeya, nkamurusha na experience y'ahandi hantu hake. Ariko reka mvuge ngo ni umusore dukeneye, sibyo ra? Hanyuma ababwiriza butumwa baje uyu munsi bamubera ikimenyetso cy'urukundo n'umubano mwiza abana natwe. Abantu b'Ikabuga mujya mudusiripure na kandi igihe kinini, muribuka ko mwigeze muduha gift, sibyo? Sibyo se? Mureke na mwene data rero tumusengere. Mureke tumusengere, tumwatureho umugisha w'Imana. Ngewe ku rwanjye ruhande namutongera mu maso y'Imana. Ibirenge byawe byatangiye urugendo kandi nkwifurije kutananirwa. Nkwifurije kutananirwa muri iyi nzira. Ibiganza byawe Imana ibihuze n'umwero wabyo. Buri muntu wese kugira ngo ashire umwera, kugira ngo ashire umwera aroga, amaraso ya Kristo ariho ngo yeze, ariho ngo akore, no kugira ngo umuntu ashire inyota anywa amazi. Umwaka ushira nkwifurije ko iriba Imana izashima ko unyweraho inyota yawe gashira, aba ari ryo Imana iguhuza naryo. Kugira ngo wishime Imana iguha umuntu. Tunejejwe n'ibyishimo byawe, umunezero wawe turawukunda. Olivier, karibu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Twishime. Happy birthday to you. Ugira umunsi mwiza. Ibuka itariki wavutseho. Ugira umunsi mwiza. Twishime. Isabukuru nziza. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Twishime. Joyeux anniversaire. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Reka dusoze tutabarambiye. Tuyishime ni umusore ukora kuturusha kandi tumurusha imbaraga. Tujya duhurira mu mirimo hirya no hino nkibaza ukuntu ahuza ibi bintu by'ubutumwa bwiza n'imirimo isanzwe duhuriramo nye turaziranye, aho ashobora kuba akorera runaka, kubihuza bikangora. Ubwitange agira mu murimo w'Imana turabuzi nka bagenzi be bababwiriza butumwa. Abantu bakabugavire murabizi, ikirezi nimwe mu cyambaye, keretse mutamenye ko kera, ariko twebwe turabizi, simbiza ko ninjye ugashyizeho. Rero twebwe twabonye umwanya wo kumuha impano. Hari igihe abantu bajya bananirwa gushimira umuntu ahari, mukabika ibyishimo by'umuntu, kandi ijambo rimwe ry'ihumure wabwira umuntu ryamuvura igikomere cy'igihe kirekire. Rero twebwe twateguye aka gift na keke kugira ngo tuze gusangira, hanyuma n'iby'ibyishimo kw'abavandimwe. Amen. Noneho ikime cy'amarangamutima y'abavugabutumwa benshi babanye na Tuyishimire Emmanuel gitembye uyu mwanya, hanyuma ibyo tumuhishiye ni muri after party. Noneho kora kuri aka gakeke gusa, gakoreho gatoya kugira ngo izo kamera zigire icyo zifata, hanyuma buriya turi gusoza. Imana ibahe umugisha. Asante. Hanyuma Amen. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibahe umugisha, murakoze. Umunyarwanda yaravuze ngo ibiganza bizakugabira ubibona mwiramukanya. Turagukunda nshuti y'umusaraba. Reka twakire aba babyeyi bacu abashumba bagusengere. Tuyishime afite isabukuru ejo ku itariki 12. Twashimye kubigenza gutya. Pfukama ayo marangamutima ntuyimire, hari igihe twashatse ko wishima. Aba babyeyi ni mu musengere, aramire kubona ibyiza kuko abiduhesha muri Kristo. Iyi kado ntabwo ari ntoya, ariko nabwo si nini, kuko ibimburiwe n'iz'abandi ku mutima wabo bazifite. Tuishi aha harimo akantu keza kari bukunezeze, keza cyane. Iyi ni personal gift, ntabwo ari ngombwa ko hari undi muntu uyibonaho. Imana iguhe n'amakado yo mu ibanga, uku ibi bibaye ku mugaragaro, iguhe n'ibyishimo by'ahabona, kandi uku tunejejwe no guserebura umunsi w'ivuka ryawe turi mu nzu y'Imana, ariko imigisha yawe yose izageze ikomotse mu nzu y'Imana. Amen. Uhoraho Imana yacu, Imana nkuru, Imana y'Isaka, Imana ni mu buturo bwera bwayo, Imana y'amahoro, Imana umuremyi, Imana y'ibyishimo, waremye umuntu, turagushimiye, urema n'ibintu.
umugambi ikintu wawe cyose uratangaje ukigenera umwanya wacyo. umwana akivuka Imana imenya gutandukanya wari uzi icyo iminsi azagukorera ugatandukanya ibihe turamusengeye ugatandukanya imbibi tumwirukanya imbaraga byose z'umwijima ukabigenza neza. kandi uzamuha Imana icyerekezo cyiza uzamukomeze nk'uko turirimba ngo uri Imana ya Eliya, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Yeremiya, azabe ku uri buzima Imana bwe ya Tuyishime. umugisha Ni wowe utanga wamuhamagaye, uzabe ni ku wowe buzima bwe wamubumbabumbye, ni wowe umugisha wamushyizeho imyaka maze kubyara, iri mu umugisha gitabo wo cyawe guheka, umugisha wo n'indakimara gutunga, iranditswe. umugisha wo kurama, Mwami Yesu, umugisha Mwami wo Yesu, kubaho wamushyiriyeho kugira ngo turawumusabiye agukorere, uzamuha iherezo abitara, ryiza aburumuri, uzamuye kurangiza abumucyo, neza umurikira abari mu uzamuye mwijima. gusoza Uyu mwanya neza tugushimiye ko turamusengeye wamurinze, tumwatuye tugushimiye ko ubudahangarwa wamubeshejeho. reka ubudahangarwa Komeza bumubeho komeza reka abadayimoni amaboko ye, be kumuhangara komeza amavi ye, reka imyuka mibi ye natende buke, kumuhangara natende turamushinganishije tumuhagaritse mu kidendezi cy'amaraso reka adave mu mukozi mwiza kandi abantu benshi bazakirira imbere ye ibimenyetso n'ibitangaza bizabe kuri we mushyigikire kandi umutunzi w'imbabazi waravuze ngo n'inka z'ibirarashyamba nazo ni izawe, nazo wazimuha. Uwiteka we ninde wakwizeye uzasozanye nawe uzasozanye nawe akikorera amaboko, uzasozanye ninde nawe wakwizeye uzamuhe akabura gusoza uko agira neza kuri Imana itabura imbaraga kugira. z'umutima Tumusabe imigisha uzamuhe yose n'iz'umubiri. iburyo n'ibumoso, Urakoze, mucunguzi imubeho umugeze aho ataragera, Oh, ibyo atarabona uzabimuhe. Tubisabye Imana yacu mu izina rya Yesu, amen. amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba, tugize umugisha wo kubana namwe muri uno mugoroba mwiza Imana iduhaye. Reka mvuge ngo ni umugisha. Wowe udukurikiye uyu mwanya bitameze neza, reka mvuge ngo Kristo ni umukiza w'abari mu isi bose. Yesu aduhana umugisha. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, imbere uwo turi kumwe muramubona, ndaza kumuhereza akanya bibwire, hanyuma kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera. Mwese abo turi kumwe muri iki kiganiro, haba ku ijwi ry'umukanguzi cyangwa kuri Ntabwoba TV, mwese tubahaye ikaze. Reka twiyegereze mwene data adusuhuze kandi atwakirira abantu. Hari n'abatakuzi ku ijwi ry'umukanguzi, hanyuma muze kubibwira kugira ngo dukomeze kuganira. Murakoze cyane. Nitwa Emmanuel Tuyishime, abantu benshi tuziranye tumaranye igihe banyita Ntabwoba, ari nayo mpamvu dufite YouTube channel yitwa Ntabwoba TV. Ku mukanguzi ndabashuhuje kandi no kuri Ntabwoba ndabayambiriye cyane. Yesu abaho umugisha. Amen. Amen. Angiza akabazo k'amatsiko ko kukubaza, kugira ngo channel uyite Ntabwoba, ni byatewe n'iki? Ni yerekwa cyangwa hari impamvu yabyo kugira ngo channel yitwe Ntabwoba TV? Ntabwoba TV ni inkomoko y'izina Ntabwoba. Ntabwoba ni izina ry'indirimbo. Noneho iyo ndirimbo rero nk'umuhanzi, uko evangelization twayitangiye, nayitangiye nk'umuhanzi, umuririmbyi mu bitaramo, mu masengesho, mu biterane. Hanyuma izina rero ry'indirimbo yitwa Ntabwoba, abantu baza kuyinyitirira, banyita Ntabwoba. Hanyuma tuje gukora YouTube channel rero dushima kwita Ntabwoba TV. Imana ishimwe. Yego. Hari abantu benshi bakumenyereye mwivuga butumwa, nimvuga ivuga butumwa ni ukubwiriza, ariko reka tubwire bene data turi kumwe bashobora kuba bakubonye ari ubwa mbere ko umurimo atari ivuga butumwa gusa, ahubwo no kuririmba nayo ari impano yanyu. Urumva aba haragiye habaho gukura kw'impano, gukuzwa mu buryo bw'umurimo w'Imana. Usibye n'ibyo nkora n'umurimo w'Imana w'ubudiyakoni mu itorero, ndi umudiyakoni kandi ndi umuyobozi w'amasengesho nk'uko wabibonye we twahoranye. N'indi mirimo yose mugani uko akunda abantu bajya bipresenta, n'indi mirimo mwamashoboje. Imana ishimwe. Hari abo turi kumwe ku ijwi ry'umukanguzi, ngira ngo bashobora kuba bakubonye ari ubwa mbere, ariko kandi bakaba bibaza ahantu muteranira ahariho. Abo kuri Ntabwoba TV bongira ngo n'ubundi aho muteranira barahazi, ariko nk'abakubonye ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere, twababwira ko mukora umurimo w'Imana hagana he? Dutuye Kabuga. Kabuga niho dutuye, ni naho nkorera umurimo w'Imana kuri ADPR ya Kabuga, kuri paruwasi ya Kabuga, paruwasi korera. Ni hamwe mu mujyi wa Kabuga hano. Yego. Noneho rero ubwo ahangaha niho nkorera umurimo w'Imana. Ku itorero rya Kabuga abantu benshi bakunda kwita kuri
Kabugaviri. Yego naho. Numva nakubaza byinshi muri iki kiganiro ariko hamwe n'Imana iri buze kutuyobora turagenda tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye cyane cyane zigizwe n'uyu munsi wa none. Ngira ngo uyu munsi ni umunsi wo kuwa gatatu Kabugaviri hajya kunda kuba amateraniro yo mu minsi y'imibyizi. Abantu turimo tuganira na Twishime bashobora kuba bagize amatsiko. Ubundi Twishime ni umusore cyangwa ni umugabo? Ndi umusore. Yego. Ubwo ngira ngo hari abari kudukurikirana harimo n'abashiki bacu birumvikana muracyari ku isoko ntabwo murahava kandi Yesu afite ukuntu ajya bikora bikagenda neza. Yego. Mbere ko dukomeza n'ikiganiro cyacu reka tugusabe n'ubundi tujye imbere y'Imana dusenge hanyuma tuze kubona akanya ko kuganira. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko uri Imana yacu, uri Imana nkuru kandi udukunda tutari beza, udukunda urukundo rukomeye ndetse urukundo dukunda nirwo rwaduteye kugukunda, natwe turagukunda mubyeyi wacu. Nuko uyu mwanya tugiye kuba tuganira na bene data ku ijwi ry'umukanguzi kuri Ntabwoba TV. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo ubane natwe kandi buri jambo ryose buri kiganiro cyose tugirana kize kugirira umumaro abacyumva abadukurikirana kandi natwe tugubwe neza kubw'uyu mwanya dufite. Izina ry'Imana rihimbazwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Akabazo k'amatsiko. Yego. Hari ijambo Yobu yavuze aravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito hanyuma icyo gihe gito nacyo ngo cyuzuye imibabaro hanyuma yaho agakenyuka. Ibyo bintu wabitubwiraho iki? Kubyarwa n'umugore ukarama igihe gito kandi nabwo cyuzuye imibabaro hanyuma ugakenyuka. Nuko ubuzima bwa buri munsi bwuzuye imibabaro. Icyo ni kimwe twese turabyemeranwaho nk'abariho twese turabizi n'abagiye babagarura bavuga ko bagiye bahuye n'imibabaro ikomeye cyane. Hanyuma kubyarwa n'umugore nuko umuntu wese igihe yarama, igihe umuntu yarama cyose icyaha cyatumye umuntu azapfa uko byagenda kose kandi nta muntu ushobora kugenda anyuzwe n'igihe yari amaze. Kimubana gito kuko ibyo yibwira n'ibyo yifuza n'ibyo atekereza agenda atarabigeraho. Hanyuma rero ubwo bashyizemo kubyarwa n'umugore nuko hari n'ahandi Yohana yavuze ngo uwo ntiyabyawe n'ubushake bw'umugabo, ntiyabyawe n'ubushake bw'umugore ahubwo yabyawe n'Imana ubwayo. Bivuze ko rero ubwo ngubwo hariho no kubyarwa n'Imana nyuma yo kubyarwa n'umugore. Ahubwo ubwo twavuga ngo umuntu wabyawe n'umugore wese akwiye no kongera kwifuza kandi akabigeraho akabyarwa n'Imana ubwayo. Nuko kuko umuntu wabyawe n'umugore arapfa arama igihe gito kandi agapfa, nuko kandi ariko uwabyawe n'Imana azabaho iteka ryose nyuma y'ubwo buzima bwo kubyarwa n'umugore. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ngira ngo bene data turi kumwe muri iki kiganiro bari kurushaho kugenda basobanukirwa. Hanyuma ndagira ngo nkubaze ibintu bitatu byonyine. Ni iyihe nyungu mu gukorera Imana? Hari uwacu wavuze ngo naho ijuru ryaba ritariho usibye ko rihari no mu buzima busanzwe hano byaduhaye kubaho neza. Kubaho neza ni ukubaho utanduranya, uri umuntu mwiza muri sosiyete, igihugu cyakwifuza ko abantu baba nkawe. Yego. Kubaho uri umuntu w'imfura w'inyangamugayo udafite ibishobora gutuma sosiyete urimo yagira ibibazo. Yego. Iyo niyo nyungu ikomeye cyane. Hanyuma ikomeye cyane kurushaho tuzabona n'ubugingo buhoraho. Amen. Akandi numva nakubaza. Yego. Ni iki watanze? Ni uruhare waba warabigizemo mu gukorera Imana? Yego. Hari imirimo myinshi abantu bakora, yaba ari imirimo y'amaboko cyangwa n'indi mirimo itubeshejeho muri ubu buzima. Hanyuma ni iki cyatumye ufata icyemezo cyo gukorera Imana? Hari abantu benshi bagiye bahamagarwa n'Imana ariko no muri ubu buzima tuzi n'abandi bagiye bihamagara uretse ko ibyabo birangira vuba. Ni iki cyaguteye gukorera Imana? Warumbajije uruhare rwawe ni iki cyaguteye gukorera Imana? Uruhare rwanjye nuko nahamagawe nkitaba. Imana ishimwe. Kuko ubu mpamagaye nshobora kwikuza cyangwa sinzi. Hari no n'abandi bantu benshi bahamagawe ntibitaba. Ntibitaba umuhamagaro bahamagawe n'Imana. Giye rero uruhare rwanjye narahamagawe ndemera nditaba. Hanyuma nemere umuhamagaro Imana impamagaye. Navuga ko umuntu bigenze neza akaba ari mu muhamagaro. Yego. Yagombye kuba yarabanje kumva ijwi rimuhamagara. Imana ishimwe. Amen. Yego. Niba hari umuntu uri mu muhamagaro akaba atarumvise ijwi ubwo ibyo bintu arabikunda reka nabikore ariko ntabwo yabihamagariwe. Umuntu rero muri urwo rwego akwiye kubanza gushaka amakuru muri uwo muhamagaro kuko abantu benshi bageragerezwa mu byo barimo kubera ko batabihamagariwe. Hakaba rero n'abandi bantu batahamagawe ariko bazi bo babizi neza ko batahamagawe babirimo kubera impamvu zabo bwite. Abo ngabo nabo rero faites attention nkuko bivuze birangira vuba. Ariko kandi nanone
nanabagira inama yo gutuza gatoya bagahabwa ubutumwa bagatumwa bagahabwa umuhamagaro bagahamagarwa nabo bakabona kwitaba. Imana ishimwe. Amen. Aha, uyu munsi rero nkuko bari kubibona muri iki kiganiro ni umunsi wawe udasanzwe wo kugira isabukuru y'amavuko. Uyu munsi ngira ngo ni kuwa gatatu ku itariki zingahe? 11. Uyu munsi wabyakiriye gute kugutungura mu iteraniro ukabona habaye akantu nka kariya ko kugukora umunsi mukuru? Abavuga butumwa bwiza tubana muri evangelisation buri munsi bankoreye ikintu gikomeye. Nawe wari uhari. Bankoreye ikintu gikomeye ntarabasha gusporta ntarabasha kwakira kubera ko ntabwo nari mbyiteze. Sinarinzi ko hari abantu bashobora gutekereza umuntu muri buriya buryo babana muri societe ya buri munsi mu byo bakora. Cyane cyane muri evangelisation hano biba bigoye kubera ko ntituri kibina ntiturishyira hamwe ntituri family mu buryo buhoraho, ahubwo ubusanga umwe yaciye undi yaciye kugira ngo rero abantu bazahure bihuze bajya inama bavuge bati ibi nibi duhuze. Hari umuntu ufite gahunda imeze itya, ni igitangaza cyankoze ku mutima numva ntarabasha gusobanura neza. Hanyuma isabukuru yanjye ntabwo iri uyu munsi ku itariki 11, ni nacyo cyantunguye. Urumva nyimenyereye ko izaba ejo kuri 12. Ubundi nari nyitegereje ko iba kuri 12, ubwo n'umuntu numvaga nari mwiteze kuri 12, ntabwo numvaga kuri 11 hari umuntu waza kuntungura muri ubu buryo. Noneho by'umwihariko kumva ansanze mu materaniro ni ikintu cyangoye kucyumva mu materaniro, ariko vraiment byanejeje umutima wanjye. Ndanezerewe cyane kuko ni ikimenyetso gikomeye ko umuntu afite bene se babugufi bashobora kumutekereza no mu gihe watekerezaga ko biri amabanga yawe nta ubizi bizwi n'abake, ariko ukabona abantu biorganizinze baragutungwe muri buriya buryo. Byanejeje. Imana ishimwe. Amen. Reka mvuga ngo byari ibintu bidasanzwe nkuko bari kubona abatumishi bangana kuriya bose baza mu isabukuru yawe bitwereka uburyo ubana nabo. Imana ishimwe. Hari ijambo umukozi w'Imana aca kugusengera n'iseti yakoresheje yavuze ngo muri uno murimo habamwe imvune zitandukanye nubwo abantu benshi batazibona. Nibyo koko turabizi neza ko muri uyu murimo harimo imvune zigiye zitandukanye, ariko reka tuvuge ngo Imana ukorera cyangwa Imana wakoreye izakomora inguma byanze bikunze Imana izakugirira neza. Uyu munsi nibyo twariye keke, ariko umunsi w'ejo nyirizina umunsi w'ejo ho hateganyijwe iki? Yego, cyane ko hari ijambo twakoresheje n'ubundi turi mu rusengero twavuze ngo impano tuguhaye ziza kubimburira izindi zizatangwa. Yego, twitege iki ku munsi w'ejo? Umunsi w'ejo rero ahubwo giyewe ndumva nshaka kugira ibyo mumbwira ibyo nitega kuko uko giyewe urumva ntabwo iyo bivugwa anniversaire bavuga ko ari umwana wavutse. Nta mwana ujya mu gikoni, nta mwana ujya ku isoko guhaha, ahubwo murimo donc ndumva umunsi w'ejo ahubwo mfite amatsiko yaho. Ngiye ntabyo negura bindi ubwo kame murumva kana kavutse. Hanyuma ariko niteze ubwo ibi bibaye muri ubu buryo ndumva ubwo ejo hazaba hari ibintu birushijeho kuba byiza cyane. Imana ishimwe. Ahubwo ubwo nige witeze ibirushijeho kubaho byiza kurenza uyu munsi. Niba atari ibanga mwaba mwujuje imyaka ingahe uyu munsi? Marcel wabiretse. Okay, ni ibanga. Akandi kabazo k'amatsiko tugenda tugana no ku musozi w'iki kiganiro. Umwaka utaha nk'iki gihe twitege tuyishime ho iki? Niba uyu munsi twamufite ari wenyine ni iki twakwitega umwaka utaha? Hamwe no gusenga n'ubufatanye no guhuriza hamwe uru rukundo abantu bakomeje kunyereka. Nange ari umuntu wavuze ati si degede nanjye ndatekereza ariko hamwe no kubisengera turi kubisengera Imana no kubitegura bingana n'ibyo twifuza ko Umwami Imana yatugirira. Hanyuma y'ibyo turatekereza ko ibyiza biri imbere. Ikijyanye n'uko wenda nazaba ugize utuzaba uri wenyine bizaba bimeze bite, nanjye ndabyifuza ko nazaba ntakiri jyenyine. Hanyuma rero Umwami Imana azabikora nicyo tumwifuzaho kandi yakoze ibihambaye ibirenze n'icyo azagikora. Reka mbwire bene data turi kumwe kuri kamera, haba ari kuri Ntabwoba TV cyangwa ku Ijwi ry'Umukanguzi. Reka tuvuge ngo gutanga impano kuri mwene data tuyishime, n'ubundi ni igikorwa gikomeje, ni mu munezeze kuko nawe akora umurimo w'Imana kandi afasha imitima ya benshi. Reka wenda nabibwira abo kuri Ntabwoba TV baramumenyereye cyane basanzwe bamuzi, ni mumugaragariza urukundo.
ni umugaragaza urukundo, mumuhereza impano. Ushobora kuba utari mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze, ariko birashoboka n'ubundi ko impano yakugeraho. Ngiye gutanga nimero yawe rwose, kandi ni ukuri ndabizi bene data ntabwo bazadutenguha. Hanyuma n'ubundi utazabona uburyo bwo kuhagera, ariko n'ubundi momo yawe irakora. Reka mbahereze nimero, ni 078 94 82 208. Ibaruye kuri Tuyishimire Emmanuel. Ibaruye kuri Tuyishime Emmanuel. Ariko ntabwo twasoza iki kiganiro atagize abantu ashimira. Tubaha ikaze nimushimire abantu hanyuma dusoze. Urumva imva mutima ni nyinshi. Kwerekwa urukundo rungana kuriya n'iteraniro wabonye ukuntu ryanganaga. Reka nshimire abanyetorero, abantu tubana. Nshimire Emere ku mushumba wanjye, mushumba wa paruwase akaba n'umushumba w'itorero. Nshimire abayobozi banjye, abapastori tuba twirirwanye mu materaniro yacu hano, abarimu tubana bihoraho bya buri munsi. Niba wanabibonye twageze no mu gikari nanone, kandi birongera bimera nka kuriya, nabo ubwabo barongera bazana indi kado, amagifti. Reka nshimire abarimu banjye, nshimire abapastori, nshimire abashumba banjye, kandi nshimire by'umwihariko abantu bagize bakomye imbarutso, ababwiriza butumwa bwiza, ba evangeliste Aniseti Mugabo, ba Juste twirwanye mu materaniro, ba Jean Paul. Bari abantu bose kira ni itsinda rinini cyane ry'umugisha ku buzima bwanjye, bongeye kubinyereka kurushaho. Be blessed bakozi b'Imana, reka mbivuge ndeba muri kamera. Bashumba banjye, bakozi b'Imana, bayobozi banjye, bene data dusangiye umurimo w'Imana, ndabanezerewe cyane, ndabashimiye. Mwagize neza, umutima wanjye urishimye ku bwanyu. Ubwo mwanejeje umutima wanjye bingana bitya, n'undi muntu wese mu bakorege banjye ba bugufi bagiye babigiramo uruhare kugira ngo ibyishimo byanjye byuzure muri ubu buryo. N'abo bantu bose ukomeje kuvuga uti bakomeze banezeza umutima w'umugaragu w'Imana, vraiment ndabashimiye kandi ndanezerewe ku bwanyu. Kubagira n'umugisha, muri umugisha kuri jyewe. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. N'ubundi reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko uri Imana yacu bwite, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho. Turagushimiye ko wabanye natwe mu itangira ry'urugendo. Twabonaga ibintu bidashoboka, bidakunda, bitazagera aho bigera, ariko ugenda utwereka ineza yawe, utwereka icyizere cy'ibizaba, uture mu mutima w'ibizaba, hanyuma imitima yacu iranezerewe. Wagiye utwunga inguma zo mu rugendo, kandi ugenda udukomereza amavi, udukomereza amaboko. Wadushyigikiye mu bikomeye ndetse no mu byoroheje, byo ku manywa n'ibya nijoro, hafi na kure, ibyo twabonesha amaso yacu n'ibyo tutabonye. Izina ryawe nirihimbazwe Adonai. Humugisha abantu bose badukurikiranye ku ijwi ry'umukanguzi kuri Ntabwoba TV, inshuti zacu z'akadasohoka, abantu babitubwiye, abantu babitweretse, turabashimiye kandi tubasabiye umugisha. Ubaho umugisha Jehova, imbaraga zawe zibe kuri bo n'umugisha wawe ukurikirana imirimo yabo bya buri munsi. Turagushimiye ko wera kandi ukiranuka, nuko iminsi yacu yose tubere myiza cyane muri izi mpera z'umwaka. Ubane n'abera, ubagirire neza, bavube imvura y'umugisha, umuntu wese agubwe neza. Imbaraga zawe zikomeze kubana natwe n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.